Yesu ashimwe inshuti za gusengerwa imirimo yawe bari ku ruhande itandukanye abantu mwese mugikurikiye twongeye kubaha ikaze mu kiganiro imbaraga ziva mu masengesho tubahaye ikaze kandi turabakunda turabishimiye murabona ko ari wa mwanya tugarutsemo udasanzwe turi kumwe n'abakozi b'Imana Sirasi Evra Pasteur na Noazi Bashumba turabakiye hano mu izina rya Yesu murakoze Imana bahumugisha yego mwasuhuza abantu b'Imana turabashuje Yesu abagire neza ndacyari wa wundi ndacyabakunda ndindiriye ibyo murindiriye umwami wacu aracyari umwe kandi gusengerwa ni yacu ni yanyu tube turi mwe murakoze Sirasi Imana ishimwe twagarutse twishimiye ko twongeye kugaruka hano kuri mikoro Imana ikomeze kuba umugisha muyobozi wacu Sirasi abantu bakwiye gusenga baragukunze yego kamwe ati wa mugabo ariko wagira izina ukaryumva neza yego nitwishimwe Sirasi rero ndi umugabo inshuti za gusengerwa muri ka kanya tugezemo akanya kadasanzwe imbaraga ziva mu masengesho yeah tugiye kwinjiramo n'abakozi b'Imana kandi ndumva turafashwa amen ndumva turafashwa oya ni rwose kuko si no gufatwa gusa igihe turimo ni igihe Imana igiye gukora ariko ni iki gihe ni igihe cy'ububyutse ni igihe Imana igiye gukora hari ibintu Imana igiye gukora mu nzira amen niba ndabyumva kandi niba ndabyumva hari ibintu Imana hari ibintu Imana igiye gukura mu nzira naha nicaye ndimo ndumva ndi mu gushya guhera mu birenge kugeza mu mutwe ndumva umuriro w'Imana uri mu kugenda utwika amen Imana ishimwe inshuti za gusengerwa mbese wihangane ukurikirane imbaraga ziba mu masengesho reka twinje dusenga Imana twinje muri kano kanya Mana mu izina rya Kristo wa Nazareti uri mwiza dushimiye imbaraga zawe zikomeye tugushimiye umugambi wawe mwiza tugushimiye ko ubanye natwe tugarutse muri cya kiganiro imbaraga ziva mu masengesho turi kumwe n'abakozi b'Imana wararitse kandi tuzi neza ko abakurikiye gusengerwa bakunda natwe turabakunda turavuze ngo Uwiteka abana natwe umwuka w'Imana adushigikire imbaraga zawe tugote ubwiza bw'Imana butugote turavuze ngo icyubahiro cyawe ni kiganza muri kano kanya urakoze Uwiteka kumana natwe tangiye bana natwe wembure buri muntu wese ukurikiranye ijambo ryawe buri muntu wese ahemburwe mwamira ijambo rishakuza n'ubuhanuzi shakuza ifitori ribyutsa n'ifitori risubisa mu imbaraga turavuze ngo Uwiteka ubaye natwe muri byose mu izina rya Kristo wa Nazareti amen kare mushumba murakoze cyane murakoze cyane kumpa kanya muyobozi wacu yarese turagukunda twese kandi dushimira Imana yashyize igitekerezo cyiza cy'icano nziza y'umunezero ikakikunyuzamo kanagikora rwose gusengerwa ni icano dukunda twese nubwo kenshi nanjye ntumera nkigisha n'abakozi batwa twa turi kumwe ariko nkubwire ko hari abantu cyane cyane nka muri Suwede barampamagara hari abantu bo mu Bubiligi bampamagaye bambwiye ko abahana nimero bayigusabye hari abandi bari muri mu France amajyaruguru y'Ubufaransa hari muri Amerika muri Canada Australia hari abari muri Afrika y'Epfo hari muri Zambia hari abari muri Nigeria bigaragara ko dukukiranwa n'abantu benshi kandi cyane rwose uyu muhenda tayari kugusenga kandi numva nkomeje gukorera Imana Angelique ndamushuje cyane hari Philomene uri Burayi nayo ndamushuje hari n'abandi benshi cyane inshuti zacu dukundana kandi ko ibi byavuye ku mugambi w'Imana Sirasi nta bantu nka batatu nka bane basuhuza icyo nzi cyo sino kwirirwa mbasuhuza ahubwo mbifurije umugisha w'Imana bavuga nk'amazina nka batatu twavuga ngo tubarondora bari benshi ariko gira aho nk'inkora bose ni inkora mutima ariko abakuje hafi nka batatu hari abo mu Buholande mu Bufaransa muvuga nko mwizina umwe niba ntacyo bigutwaye ariko ibyiza nuko mvuze gutyo barahari baradukurikira ariko niba ntabitisha umutekano wavuga nabyo uko burya ni byiza ko umuntu yumvikana ko burya reka nkwereke buriya hari ikintu cyiza iyo bitisha umutekano ku mpamvu z'umutekano nshaka ko nta kibazo bigutwaye uvuga izina rimwe ariko musuhuze cyangwa kuvugire ninda bishoboye Louisa na Ange Imana ibaho umugisha urakoze cyane Uwiteka akomeza kubishimira urumva ko ikintu cyiza cyane umva ntabamenya hari Louisa mu kireka muri cyamenya bizana n'abanyarwanda kandi bashobora kuyamenya reka no kwamenya nta kibyo turabashuje rero twese kandi gusenga cano
ntigendera ku ntabwo tujya mu bya politike mu by'amadini nta muntu twiruka inyuma ntayo turebe ibyo yirirwamo ntayo dushinzwe gahunda ziwe icyo dushaka ni imbaraga z'amasengesho ni ntumurekure minota 20 yo kuramya no guhimbaza ubuhamya n'ibindi bidufasha cyo twifuza nuko abantu bumva ibintu baruhura umutima nta kindi turebyeho nubwo twese dusengera mu idini rimwe ndabyo dusengera mu idini rimwe duterana muri ADPR twese ariko nabwo ntitugomba kuza ngo tuyivuga ahangaha oya tujye tuvuga niki imbaraga zo gusenga urumva biryoshye kandi umuntu wese yaba hasengera he nudasenga twe turi tayari kubatega amatwi turicani batega amatwi waduhamagara wakwandika turi tayari kugufasha gusenga uko turaha twese Imana yaduhamagaye Imana ishimwe cyane twagira ngo wongere wiyandike niba utarabikora ubikore kandi nukuri uko bikunze kandi mujye musangiza n'abandi muhamagara abana muri saro bakurikire barebe muhumure nta bindi tujyamo nta bindi turebamo twebwe dushaka nuko tubwira abantu kandi tubashimira ukuntu twajya no muri iyi covid nubwo ugera ko twabanye nabo kandi baradukurikirana cyane turababwira ngo ni mukomere rero Imana ibaha umugisha hazamo gusenga hazamo muri gusenga twongeramo ya gahunda ntumure kure ijambo ryiza batuzanira Imana ibaha umugisha imbaraga z'amasengesho kuramya no guhimbaza abasore beza mujya mubona uko twebwe ntiturobanura ntidushingira ku madiscipline y'amadini twe duhagaze muri rya jambo ubundi uko mbitekereza nawe utekereza no cano yikora ntekereza ko hakaze muri rya jambo rivuga ngo mu mahanga yose ukora ibyo gukira kigira gutira iramuba uko nta handi ukora ibyo gukirana ibyo kureba ngo ntiwagize gutya ntiwaje ahandi gusa abantu bazibukira icyitwa icyaha ariko discipline y'idini n'uburenganzira bw'umuntu nk'uko umuntu yakora ukabishaka ukabyumva rero turi muri za mbaraga zo gusenga uyu munsi mpawe umugisha Imana ingire neza mukozi w'Imana umuyobozi wacu amaye kubera kino kiganiro ndagira ngo abakurikiye gusenga rwamba bwira ikintu gikomeye cyane nanasuhuza umugabo witwa Emile uri Bujumbura Imana imuhe umugisha umukozi w'Imana Yesu akugiriye neza tugiye gusoma ijambo ry'Imana uyu munsi rinejeje ni ijambo rigaragara mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 11 turasoma umurongo w'9 kuko tuba tugomba gucunguza uburyo umwete ntabwo twasoma ibice byose ariko turaza kuhavuga uyu munsi amateka murayampa namwe kandi tugiye kwisanzura icyo bita imbaraga zo mu gusenga ni ibitangaro mu isengesho kandi ndazikora ko ndashaka ko uyu munsi munyemereye bakozi b'Imana tugire special yo gusengera abantu ikintu turivugaho gato hasiye tumushumba ubu dusengera oya mushumba n'ubundi uwo mwuka niwo narindimo kuko nica hari wo ndimo nanjye numva nica hari wo ndimo dusengera abantu kuko hari ibintu byashaka kugira ngo bihinduke ituse ku buzima bwabo kandi ntegira avuga ngo Imana igukuyeho ibyare kuzatuma igitutsi ku bantu Imana ishimwe igukuye hari byari bitumye ugomba kugira igitutsi ukabigitutsi bitokorwa n'abantu Yesu rero nakomeze abagiriye neza abakozi b'Imana twaganiraga turi mu mwuka wo kuza gusengera abantu kuko tubonye ko tuyoganira ku ijambo ngo hari byari bigiye gutuma umuntu abigitutsi ku bantu ku muntu abanga ariko kanaka gutya kabigitutsi mu buzima ariko muri aka kanya tugiye gusenga Imana ibakurira mu gihe haleluya hari ubuzima butuma bigitutsi hari imibereho ituma bigitutsi hari uburyo bubaho ugasanga amazina barayahindutse ukaba igitutsi rwose ari rero muze kunyemera dusigaranye dusobanureho gake ubundi dufata undi mwuka wo gusenga dusengera abantu turasoma ijambo ry'Imana n'umukozi w'Imana Imana igumuca mwinshi cyane tuyezo kuza mwagize tugiye gusoma ijambo ry'Imana rigaragara muri tabo cya mbere cya Samweli bice 11 n'umurongo w'9 haravuga ngo abadukurikiye gusenga rwa haravuga ngo nuko babwira za ntabaza bati muzabwira biya Beshi Galeyadi muti ejo gasusuruko muzatabarwa nuko intabaza zirara zibabwira abiya Beshi baranezerwa abiya Beshi nabo babwira abamoni bati ejo tuzabasanga mutugire uko mushaka kose Imana nitugereza mu izina rya Yesu Yesu nashimwe cyane aya magambo murayumva gutera mbere yuko tuyavuga ubundi Nahashi n'umwamoni abundi Nahashi ni muntu n'umwami nacyo turi burenzeho ariko se n'umwami ukomoka kwande n'umwami ukomoka kwa Amoni ninde n'umukobwa n'umwana w'umukobwa wa Loti na Seroti subu nabyumvise yego subu ndubwo n'umwana wa Loti n'umwana w'umukobwa
wa Loti na se Loti nese ubwo n'umwuzukuru n'umwana se ni ikibazo n'amahano ariko araho ngaho mwamona arahaguma akaba ari mu banzi b'Abisiraheli arangije rero nguyu Nahashi ntiwajya no kuri se Benihadadi n'ibirere tubyihorere Nahashi araza kubaho turi gutindeho Abisiraheli baturuka mu Egiputa baza byabaye ngombwa ko abantu bayorwa n'abacamanza ariko ikiza kugera abantu basa nk'abadakeneye abacamanza kuko hari amaze kubaho ibyaha n'ikisanduku yaragazwe bituma Imana itoranya witwa Samweli noneho Samweli nawe yaramaze kubayora biza kuba ngombwa yuko abaturage bavuga ngo dukeneye umwami noneho mu gihe bakeneye umwami ntabwo mvuga ukuntu Sawuli yahamagawe byo tuzanabyo nta mpamvu amaze kwimika Sawuli muri iyo minsi ngo witwa Nahashi ngo arazamuka agerereza aho biti ya Beshi Galeyadi ahantu hafi aho ngaho ku gasozi gato kuba hageze no gwatikigara ko Galeyadi ntacyahabona ahantu ngo aramaze kubatuga uwo mwamoni yahageze wa mwamoni utagira icyo atinya uvuga uko abonye nuko ashaka ngo babona afite imbaraga barasumbirijwe nta mwami ntarashyirwaho nta makuru bafite baricaye ngo maze ngo baramusanga bati rero mwami Nahashi mwene Amoni twemerere tukugarukire tugukorere dusezerane tuzaba amahoro tubane nawe ngo Nahashi arabwira ati wapi ntibishoboka ibyo ntabyo nkeneye ntabwo bikunda ahubwo namushaka ko tubana muzana amaso yanyu y'iburyo nyanogore kandi mbihindura igitutsi mu Bisiraheli bose nuvuga ngo kiri igitutsi cy'ikimwaro cy'iteka ryose baravuga twe nta mbaraga dufite reka dusezerane isezerano tuzagukorera andati reka da kunkorera si byo nkeneye ari n'ibindi mushumba hari n'ibindi impamvu yavugaga gutyo nuko yaramaze kubona umutambyi witwa Samweli umuhanuzi yaramaze kugera mu zabukuru kandi abona umwami atari yimiko nta makuru yari afite aravuga ati rero ngiye kubanogora y'amaso ibyo bambwira simbyumva mbatikagura ubundi mbagira uko nshaka erega ubundi hari mu bugome buto twese abantu yabakuramwo amaso nahita nabica ubundi hari twaruvuze byiza mu buryo bwari buriho yenda tubitekereze kuko Samweli yari amaze gusaza ikindi ntiyarazi ko Imana yimitse undi muntu utaragaragara naho bana mwimitse yagiye kwihisha mu bintu ntiyaza kujya mu bantu baranamubura ikindi yarazi Nahashi agahinda Abisirayeli maranye iminsi kuko bari baragoye bahora mu ntambara z'urudaca ntawo barengera barakibwira yuko nta murengezo baravuga ati wowe rero ubwo mushaka mbasimva niba mushaka gisezera namwe isezerano oya ariko ndisiyo mba ndabanogorisha ry'iburyo umukobwa mwiza umugabo mwiza umugore mwiza uruhinja rukivuka iryonka wiga nugira gutatiye ndinogore ndikuremo ariko mbihindura igitutsi sino kuri kuramo ngabyihorera arashaka kubigira igitutsi tagati nuko ariko Nahashi mwamwumvise tugira Nahashi dayimoni ibishaka kugira ngo uhinduke igitutsi rega Nahashi no umuntu udasanzwe nyine se ntavuka hano ati mbere yuko twiyunga cyangwa tuganire ndagukuramo ijisho niba mushaka mba akagasezerano nabwo akaramo ndi bukoresha nta ni bike nkoresha icyo nkoresha niki nukuzana umushinkano gura ijisho nk'abarikuramo kandi ku mugabo ku mugore ku mwana ku mugaragu ukomeye mwese kandi nimara kubikora mbishyire mu bihindura igitutsi bibi igitutsi mu Bisiraheli bose ariko berega Nahashi mushumba nta muhagira hazi kweza ntagirira impuhwe z'umwana ntagirira impuhwe z'umukecuru ntagirira impuhwe z'umusore ntagirira impuhwe z'igikwerere oya nta mpuhwe afite baramusanze bati twebwe tubabaye bishoboka ko harimo tuzakuyoboka kandi tubana amahoro cyo mu byiwe ngiye kugira ngo mbemerere kubana namwe mwuzana amaso uremo iry'iburyo kandi mushumba bisobanuye ko harimo abantu bari kuzakora n'ubukwe n'abari kuzabanogora amaso Nahashi se nabamaze mbese ndagukuye nk'amaso ndabizi mbanogora amaso ariko mwumva ikintu kibabaje mbihindura igitutsi niba umuntu yaguha ikintu akabihindura ikiganiro yakireka
murabyumvise yego kugukorera ikintu kikaba ikiganiro akavuze nduru ati burye iyo nta mugabo ari kwicwa n'inzara yari asaze mugurira inkweto arambara hari impano zituma usigarana ikimwaro imana ziturinde mu izina ryayo abakurikiye gusengerwa nicyo tunakubabwira aravuga ati je ntacyo nsezerana namwe nta bindi nyeneye je nta kapapuro nshaka icyo nshaka nayo masura yanyu nkakuramo ijisho ry'iburyo kandi nkabihindura igitutsi niba umuntu yaguha ikintu kikaba igitutsi azakirere tukubwiye ko imana ifite ubutabazi bikoshya ngo wikingire kandi hari ubukwe buhari nikunogora amaso ngo ugeze nijoro wikwemera ko umuntu agusuzuguza icyo afite kuko imana yagutabara bana hashi bavuga bibona bagira gute imana ifite ububasha bwo kudukiza na hashi haleluya nubwo na hashi yegereje nubwo na hashi aduhize nubwo na hashi adutuze ariko iturwanirira ihorera imaso erega na hashi cyiza cye n'umuramo utacyitayeho kandi kiri twarebye hano kubarwanira arashaje cya kabiri ntiyarazi ko imana yabagarutse ariko hari n'ikindi musho hari n'ikindi cyagarutseho arababwira ati rero mwebwe ngiye kubanogora amaso ariko abarimo bakuru baravuga ati duha iminsi 7 aho rero twarimo tukihatambuka yego duha iminsi 7 hazi turi ko se umugabo ushaka kutunogora amaso ye noneho ko no barazi ko nta mbaraga bafite namubwira abakuru muri bati none se abonde abana se bajyagayo ndashaka kwandi tumva ikintu impamvu mushaka amateka tuyaganire mbihindura iki igitutsi mu gihugu hose ukunogora ijisho biba birangiye ariko nta kintu ubukireba ariko se kucya bigize igitutsi yenda nari nogore baripfuke tiryavuye oya ariko bigire ntabwo uri kubyumvira ijambo yo muryumve ndashaka ko tugiye gusengera abantu turimo turaryumva usumvira hano ariho kuri nogora ubwaryo rikavamo yenda bapfuka bikarangira ariko ni igitutsi aravuga ati nge mbihindura iki igitutsi mu Bisiraheli igitutsi bose nutaravuka ajya avuka bazanabimenye avuka ni igitutsi agenda ni igitutsi arya ni igitutsi yicara ni igitutsi aho ari ikimwaro kugira ngo ugire ijambo uvuga aho hantu muhumve nk'abanyamwuka muhabanuzi mukomeye mwumvire ijambo ushatse kuvuga mbihindure igitutsi si ubwa mbere banogorwa amaso na ba Samusoni baranogowe hari n'abandi bakora impanuka ijisho rikavamo ariko ntiribe igitutsi ariko mbigira igitutsi aho hantu ndashaka tuhaganire reka mbere ko tuyo mateka nshaka kuba ijambo ngo mwaye tekereza ndahaguja muri ryumve mu buryo dusengera abana ntabwo dutinda ariko mbihindure igitutsi nguhuru kwetu mbigira igitutsi nguhenzu mbigira igitutsi nkwishyurire minerivare mbigira igitutsi mega mu macyo usanga ari cyo kiganiro wanamuhamagara telefone akayirya urwara ubundi akabigira igitutsi ati yo namuha umuceri yarapfuye bihindura iki gitutsi urumva ikibazo kwari ukubihindura iki igitutsi ubundi ibyo kugira ngo nuzavuka nuzabyumva azamenye yuko uwitwa na hashi yanogoye amaso buri muntu wese akabimenya n'akana kavutse kakavuka n'igisuzuguriro ariko mana cyabene mbona kuri uyu munsi kamariko samotara igitutsi cyabene mo barahari nagira ngo kandi bararekereje ntabwo bari kure aguhaye isaha razovene akohereje mobile money ayikwije isi yose yego aguhaye telefone abigize igitutsi agukoreye ubukwe abigize igitutsi imana aneso ena agufashije kubona visa kujya hanze abigize igitutsi ku buryo mva ashaka no gusambana nawe kubera ko ari cyo yagukoreye hari ibintu abantu bazana nk'igitutsi ariko tuvuze imbaraga zo kwinjira zo gusenya agasuzuguro kabe na Satani Kabena Moni yaravuze muri Zefaniya 2 umurongo w'8 ngo numvise agasuzuguro Kabena Moni no kwiyenza kwa basuzuguye ubwoko bwanjye biha kurenga ingabano ibaze ngo mbigira iki
igitutsi oya niba umuntu yakugaburira akabigira igitutsi nabire abakurikiranye gusengarwa Imana yo mu ijuru ikiranuka ikamenya iminsi n'ibihe ikurinda umuntu waguha ikintu akabigira igitutsi akabigira inkuru ikurinda umuntu waguhinza akabigira igitutsi akabigira inkuru ikurinda umuntu ariko waguha imodoka akabigira igitutsi yaguha rifite akabigira igitutsi Imana imukurinde mu izina ryayo ariko kwishyurira abana bikabigira igitutsi Imana ni wisano kiterwa oya Imana ikurinda umuntu wagushakira uburyo bw'uburyo ugomba kubaho akabihindura igitutsi cyane kamugira impamvu yo yagushore mu byaha Imana ikurinda umuntu wagusambanye aguprofitira ubwo aricyo akabigira igitutsi asiga umugore we mu rugo azi gusambanya ko yaguhaye akazi kugira ngo abigire igitutsi Imana turi hanyuma abantu bakurikiye gusengerwa byahindutse igitutsi imibereho yabo yahindutse igitutsi mu bantu imyaka ufite yahindutse igitutsi mu bantu kutagira akazi byabaye ikibazo hinduka igitutsi muri famiye rero wayasina Imana kubura urubyaro byahindutse igitutsi mu bantu no ku mugabo wabo bituma aguca inyuma ajya gushaka umwana byahindutse igitutsi ariko reko asinimo hari Imana igomba gukuraho igitutsi buriya ibintu kugira ngo ndaguha akazi ariko tusambane ndaguha akazi ndaguha ikintu ariko ukora iki ni igitutsi ndaguha ikintu ariko umera uswa ni igitutsi abihindura igitutsi aguhesha akazi akwambura ubusugi ni igitutsi akunogora amaso ugenda uri nta kigenda Imana ikwimane dosaya ngo ndakora igihe ko wankoreye iki rose edai lakote wikiri wize kota ndagira ngo igitutsi Imana igomba kugikura ku buzima bwawe amina ariko urabyumva ndaho umwanya muvuga n'ijambo riremereye mu bintu bikomeye yewe kugira ngo mbahate ndagutiza imodoka bihindura igitutsi ndaguha ikibanza bihindura igitutsi nibe yarabivuze noneho tugirana abana hashi batavuga we abiguha agacinyo ati kariya agakoti uruzi yambaye nako namuhaye abigize igitutsi cyangwa nibe nahashiwe hati gihe ariko niba mariage akoze ntiyari kuzayikora iyo ntabijyamo nibe igitutsi nibe nahashiwe yarabwiye atari ko ndashaka kubanogora amaso ariko mbihindura iki igitutsi kubisiraheli nibe nawe aravuga hari abandi batavuga rero ati kanaka yaraburaye iyo ntatabara yego inzara yari imwishe akujyanye muri karitsiye wahagarara wigisha wahagarara uririmba n'umugore mwasohotse bakajya babyana inzara batido ati ngo waratambuka ati yarapfuye nta mugabo bikaba igitutsi ukajya ukikunkumura kumva ibitutsi Imana ibarimba uvuze bino bintu bitanibuka umuntu umwe yari umukozi w'Imana noneho aza kuvuga ubutumwa ahantu twari twajyanye noneho umuntu yari yamutije inkweto noneho kwa urabona ukuntu abakozi b'Imana bafashwa ukabisimbuka ugasimbuka noneho mugenzi bari bajyanye bageze hanze abihindura igitutsi ati wasimbuka ati ngende ndaga kuko bazazango tuzanye rwose ati uziko zahenga tigwe zahenga rwose sinzongera kuziguha hano barashwana mu rusengero turabakiza hanze ku rusengero turabakiza hanze abihindura igitutsi twari twafashijwe abihindura igitutsi twabonaga umukozi w'Imana aberewe abihindura igitutsi n'abatari bazi ko yamutije barabimenya rero nibe hashi yabigiye twaba hari abantu batabivuga niyo mpamvu dushaka gukomeza abahanuzi abakozi b'Imana abapasteri abashumba abantu bakora umurimo w'ubutambyi abantu bakora umurimo w'imbere muzi urubwa ruhari muzi amagambo ahari muzi ukuntu bavuga babihinduye igitutsi bamwe babise ngo n'abateka mutwe abandi ngo n'ibisama abandi ngo barya amaturage gute reka niba umuntu yaguha ikintu akabigira igitutsi nakihore
haleluya idufiteho umugambi ndagira ngo mbwira abakozi b'Imana mudukurikiye none uyu munsi ntago ari n'abahanuzi bagenzi bacu n'abasenga bamaze iminsi mu gusuzugura ahindura igitutsi hari none nakubwira ngo uzahamagara uyu munsi mbigire gutya wamuhamagara akayikura akabihindura iki igitutsi rero yo abihindura iki igitutsi yiguha akazi ngagutukisha kwambura ubuzima dufite Imana ngabiya benshi bakuze bafite umwuka wera bigariyada aravuga ati duhe iminsi irindwi ntabwo twabyemera duhe irindwi ntitwabyemera kuki batamwatsa ibiri bashaka irindwi umubare wuzuye mu Mana ubwuzure bw'Imana duhe iminsi irindwi dushobora kuba tumubura ku munsi wa mbere ariko kuwa kabiri ntitwamubura tugatabara we duhe iminsi irindwi nitumubura kuwa kabiri nitumubura kuwa gatatu kuwa kane ntabwo ko byende kuwa gatanu tukamubura kuwa gatandatu tukamubura kuwa karindwi tukamubura tuzaza tugenze uko ushaka ubwo ni Imana yemera ko izatukwa ubwo tuzaza ubwuzure bwayo nimba yemeye ko buzateshwa agaciro yego yakwiye data muri Uriya bakaruta ituvana mu gihugu cya Egiputa ngo nitanura iraturengera tusha amazi mu nyanja itukura itugaburira mani iratuza igihugu irukana abanyakanani bari bagituyemo idukura amahanga muri iyo minsi irindwi tutabonye Imana ikintu kigoye abakozi b'Imana n'abandi bantu ni imbaraga z'isengesho ry'abantu nyamara isengesho umva turi mu kibazo imbaraga z'amasengesho irindwi nitubura umutabazi tuyihamagara nitubura amavuta nitubura udutabazi nitubura iminsi irindwi kuwa mbere tumubura iminsi irindwi kuwa kabiri tukamubura kuwa gatatu tukamubura kuwa kane tukamubura kuwa gatanu tukamubura kuwa gatandatu tukamubura kuwa karindwi tukamubura tuzaza tunogora utugenze uko ushaka kuko twizera ko iyo dushyize hari ikindi kirimo aho mushumba bakimara kubimubwira aho rihuse cyane abayitonze ariko bakimara tuzaza tugomba urahagera mu kanya tuzaza agati ngaho ni mugende umugabo ngasigara cyaza yumvaga yuko nta avuga ati rero abatuye benshi n'ibihumbi abinibi musigare mushaka ibyo muza kubanogoza amaso mushaka imishyo musigare muyicura ngo basigaye bacuka bari bazi ko nta mutabazo hari kuko hari utumenyetso twagaragaye ko badashobora gutabara mugende mu cyaza nogore ngo basigara mwircyaza abandi bajya gusenga biteguye gukura amazi niyo celebration abandi basobanura ngo yarashatse n'ibyo bazasukamo maze nahazagaragara ariko hakaba andi mateka nasomye nahagararaho ngo yagira ngo namara kubanogora amaso ko ari guhera ku bagabo noneho no kubica bihite biciramo kubera yuko nta mbaraga zo kurwana icyambere ntibari kubanogoramo bari kubanogoramo si abaganga neza bari kunogoramo nabi bakavanamo none igihe abantu bakivirirana ahita ahanagura birangiye umva umugambi satana gufitiye Yesu akuri iruhande Yesu ngaho komeza ngo umunsi umwe gusa abasaza baravuga ati rero nahaje nubwo wewe wemeye yuko utunogora amazi guca mu ijambo yego twavuganye nayo tuzi imvugo yayo tuzi imikorere babanye nayo iyadukuye hepfo yego ikadukura hirya yego ikaduha kubyarwa iyo ngiyo tukabyara wa kabiri tukaba tukiri iracyategeka tutarasabiriza iracyavuga tutararwa iracyaturira tutarabaho iracyari kumwe natwe iracyagendana natwe twambutse inzira iracyari kumwe natwe bizadutinyisha ke turayizi turi kumwe nayo duhereza iminsi irindwi amwe ati duha iminsi irindwi iya twambukira inyanja turayizi duhirinde iya duhaye mana mu butayu turayizi tugeze kuri mara turayizi ibyo yakoze turabizi turi irimu turayizi ntabwo twayitesha agaciro kandi nawe nahashe turakuzi nta mbaraga ugira ni imbaraga z'umuntu kuko n'ubundi imbaraga z'inkota yarabafatiye muri kondisiyo mbi ariko abana gukubira muri kondisiyo mbi bakumva bakubashije kuko yarabakubiye ahantu ariko ubundi n'imbaraga z'inkota si iz'Imana nta by'Imana nta gahunda y'Imana abafatira mu nguni ati twavuganye abafatira mu nguni ya Beshi Galiyadi yavugiye kuri Sinayi tukayo iyo ngiyo turi kumwe nabo bazambura amateka iyo twumvise amateka y'ibyakoze iyo ngiyo turi kumwe duhirindwi tuyihamagare
tamando duhirindwi tuyihamagara posa oya numvise ikintu gikomeye oya komera muri aka kanya numvise ikintu gikomeye Imana ngo bavuganye nayo bari mu butayu iyo ngiye bagendanye nayo iracyari kumwe nabo baravuga ngo duha iminsi 7 twebwe twohereza intabaza duha iminsi 7 twohereza intabaza ngo abaha iminsi 7 ntiyamenye ibyabaye rego ubundi wavutse ahantu hatagaragara n'ubundi hari igihe abone iki se ubundi kabone ibyo afite aho ngaho abone ibyo afite aho ngaho amenya neza bo babone ibyo bafite ntagamenya inzira y'Imana babone ibyo afite ko ntabone ibyo dufite mu masezerano niwe babone ibyo bafite ntibamenye ibyo dufite mu masezerano rero bagendera mu byo bafite ntago bagenda mu masezerano ubundi barebe ipakiwe ntibarebe ibitse muri twe kandi biribitse muri iyo bipakira ibiri aho ngaho banga ibiri muri twe byo bifite imbaraga kuruta ibyo bapakiye hirya yo twavuganye nayo iyo ngiye ngo arangije ngo abasaza bohereze ntabaza ngo intabaza igereye ziraza zijya beshe yaranuze ni Galiyade hose zirazenguruka muri Galiyade niko zirazenguruka muri Galiyade mu gihugu hose zirazenguruka ngo zikimara kuhagera zibibwira abaturage bavuga ati rero uwitwa Nahashi yiyemeje ko ashaka gutunogora amaso akadukuramo ijisho ry'iburyo agerekaho n'ikindi aratubwira ngo bikaba igitutsi umwami wacu agatukwa twese tugatukwa agatukwa ukiri mu nda agatukwa utaravuka agatukwa uzanavuka agatukwa ngo barangije ngo witwa Sawuli ngo aginguka n'uwitwa Samweli Sawuli ngo yumva induru zirimo ziravuga ngo yumvise zivuga yegera abaturage ngo bamutekerereze uko intabaza zimubwiye ngo bakimara kubimutekerereza nta kindi ngo yari afite amatungo ngo ahita acamo kabiri ngo yaciyemo kabiri abwira aravuga ngo mwabayuda mwe namwe mwabisiraheli murabizi ko abayuda yari imiryango ibiri y'abayuda n'imiryango 10 y'abisiraheli aravuga ngo mwabisiraheli mwe namwe bayuda umuntu utazaza ngo tujyane gutabarana uyu nguyu nitugaruka umva nituramuka tugarutse ntabwo tuzamusiga amahoro uko ntemaguye amatungo niko nawe tuzamutemagura ngo arangije avuga ikintu gikomeye aravuga ati tuzajyana na Samweli namwe abisiraheli ngo atoranye abo bantu ngo barahaguruka abwira intabaza aravuga ati mwantabaza mugende mubwira biya beshi Galiyade mubabwire ko ejo kugasura ejo nk'iki gihe muzatabara uwitwa Nahashi uwiteka azamutugabiza uwitwa Nahashi uwiteka azamutugabiza ejo kugasusuruka ejo kugasusuruka uwitwa Nahashi azabonana n'Imana abasaza nabo basigara mu masengero na wiki ni fo basigara basengana ndafashe barabanga iyo twizeye cyagihe ivuga iyo twambukije Yorodani iyo turengeje Yeriko iyo turi kumwe na baravuga ati ntacyo tukibaye umva turitegura ngo intabaza zisubeze bibwira abasaza baravuga ati umva uko twitoze korezo bene ngo bahita banezera ariko roje barishekeye nibereye mu bahita banezera reka nkubwire ikintu gikomeye aho ngaho nifashe ndatuza yego uko nabona gugiye umushumba baretse guhaguruka kuko nabona gushaka guhaguruka amavuta ufite ni menshi cyane rega hari abantu Imana igiye gukora igito rega revera warahamagwa ayo mavuta yafite agendera muri wakorera muri wowe hari abantu Imana ko tarabi enema chanezo hari abantu baratunze ibintu by'agaso yero sini wi enema njire mu nzu avuga ngo kwapfa muri inzu wapfa muri inzu azo umuntu akajya no mu cyumba imbere atakwegura mu masafuriya yawe ngo nuko atakwegura agera yoko kaza agakura ani wize do please ko tarabi enezo beshene waza agahindururu imbazwa Yesu akura amabati n'amabati akakura urumva akantu karimo aho ngaho nashaka kugira akantu k'ubwenge Zaburi yaravuze ngo kurira kwararira umuntu ariko bwaki impundu zikagira gute zikavuga barayibagiza gute barayabwira n'ijoro yego yabwiye ku manywa abasuzugura ku manywa yarabwiye ati mwebwe niba mufite umuntu wabatabara niba mufite umuntu wabatabara mugende mu muzane nta muntu mugira kuko nawe yarazi ko ntawe ntawe mugira yarazi ko ntawe uhari ariko ari akantu k'ubwenge mu bice 10 ngo no mu Bisiraheli yego hari abantu basuzuguye Samweli bamusuzuguye kiriya kikaba kizatumarira iki yego kuko bari bazi ko ubwami bugomba gukomoka kwa Yuda kandi bwari bwageze kwa Kishi
umva makuru yego nga ibigabo by'ibigori bati ntacyo azatumarira tujya tugira abantu bacana umuriro kugira ngo asuzuguro kiyongere hanyuma ngo bamaze ngo barara babibabwira ngo ijoro ryose umubabaro biriranywe ndashaka no kajamba yego umubabaro biriranywe n'amarira bibaza ukuntu amaso meza bagiye kuyabakuramo ngo ariko muri iryo joro banahashe baryana nta makuru bafite intabaza zirahagera barara bahageze mu ijoro yego buri rugo rwose barwongora yego ejo uzatabarwa ati yari yarabitubwiye n'abandi bari gutyaza ngo ati hasigaye iminsi Imana ishimwe ngo mu gitondo ngo nabo barangije damandosi ngo nabo barangije batumaho yego barababwira ngo ejo tuzaza mutugire uko mushaka abahisha ibanga amakuru ahari y'Imana yari yavuze tuzaza mutugire uko mushaka kuki ntibaze impamvu baje ku munsi wa kabiri badategereje irindwi nuko bari bamaze kuvugana no nabo ntibitegura intwaro bitegura ibyo kunogora ijisho kumba Imana yatabaye Imana ishimwe turagira ngo tukubwire mukozi w'Imana wicaho ukurikiye gusengarwa iri jambo ikurinde ikintu cyatuma kiba igitutsi ku buzima bwawe mukozi w'Imana karibu nawe wafashijwe nakubonye dotaye oya mu bintu bibaho ndagira ngo dusengere abantu mu bintu bibaho nubwo Nahashi ahagurutse ashaka kunogora abantu amaso ariko numvise ijwi rimbwira ngo umuntu wizeye Kristo yego akuye imbaraga za Nahashi ku buzima bwe amen ndabwiwe ngo Imana ikurinze kugirwa igitutsi mu muryango wawe mu gihugu urimo Imana irakwimana amen aya maso nubwo ntazo shaka kuyanogora ariko yakurinze cyagiye iracyari kumwe nawe hari ibitutsi kuye ku buzima hari ibitutsi Imana abihindura ikidemanda abihindura igitutsi abihindure aguha ibirya kubihindura igitutsi abihindura igitutsi imyenda guhindura ibitutsi abihindura igitutsi tawize fone masangiri abihindura igitutsi akwishyura miti abihindura igitutsi ikibazo agihindura abihindura igitutsi muri quartier niwo uvugwa abihindura igitutsi atambona bera abihindura igitutsi abihindura igitutsi iyo twavuganye nawe abihindura igitutsi iyo twaganira nawe turayizi abihindura igitutsi hari yatuvuganye natwe we abihindura igitutsi iminsi tuzaza dufite ariko hejuru y'imvi hari uwo twavuganye hari Imana twavuganye nayo iyo turacyari kumwe nayo yafashe uwitwa Farawo iramuniga turayibona n'abasigaye batamu nyanja rwa haleluya asiri wido yego yaduhaye amazi mu butayu yego iyo tuzanye iraduhamagara yego yadukuyeho urusyo rw'abanyamahanga yego iyo twakoranye tukayibona Imana ishimwe duha iminsi irindwi tubura intabaza tuzaza irindwi ntiyagezemo ntabwo yagezemo uko niko na Imana igutabaye niko Imana igutabaye ejo kugasuru kandi biriwe barira yego ariko nijoro bumva ihumure baracya bararyumva barishima baranezerwa batera ikora bararirimba abandi baracyaza barayibyinira abandi bagicyaza Imana ishimwe abandi bafite igihugu cy'amajisho Imana ishimwe Imana yatabaye ibyo yavuze Emando Sadopai ibyo yavuze kuri baranezerwa yego ngo mu gitondo batumva nta mpamvu yo gwa ejo turaje tunogora amaso dukoresha ibyo mushaka kubera ibanga bari bafite ariko bafite Imana izabatabara amen kurira kwararira umuntu ariko bwagitutse kafu Zaburi yaramwe ngo ikinyereka yo kunyishimira Imana suko nteka suko ndya ahubwo nuko nta mwanzi wanjye numwe uzavugiriza impundu kunesha dusengere bano tugiye gusenga ko niwe mwuka numwe rega n'umwanditsi wa Zaburi ya 23 yaravuze ngo Uwiteka n'umungeri wanjye rego rwose sinzakena andyamisha mu cyancu bwatsi bubisi ansubiza intege mu bugingo anjyana uruhande rw'amazi adasohoka rega Imana ikurinde guhindurwa igitutsi buriya iyo umuntu yaguye ikintu bikaba impamvu yo gutukwa nakihorere dufite Imana ifite imbaraga dufite Imana ifite ubushobozi umuyobozi wacu beretse ko nduzi wafashije gutarana hafaga hari ibitutsi wize ko tarazi dose ko muri imbye yaravuze ngo dufite Imana yumva sengesho dufite Imana yumva amasengesho iyo twizeye irakomeye iyo twizeye irakomeye iyi Imana irakomeye turashima Imana ko Nahashi atakuyemo ijisho yego ntabwo yakuyemo usibye no gukora ku maso yabo yego ntiyanabegereye koko Imana yajimije uburakari
turashimira hano gusenga rw'abadukurikiye niba koko Imana imaze kwitegereza hari abantu bakugize nk'igitutsi ku byo bakoze ariko iryo teka Imana irariciye none uhereye n'uyu munsi wa none ibyenda kuba igitutsi turabakoze Imana batatu ukurikiranye gusenga rwa Imana ikurinde Imana kwini igitutsi cy'amadeni amen kivuga mu izina rya amen Imana kwini igitutsi cy'ubugumbi yego kivuga mu izina rya Yesu amen Imana kwini igitutsi para wazobenema kivuga mu izina rya Yesu Imana kwini igitutsi cyo gusazira iwanyu kivuga mu izina rya Siri widekota igitutsi cyo kwica Chivo Imana Imana kuri igitutsi cyo gutsura ibyo baguhaye Chivo mwizina rya Belele kosini mano turatangaje Beniwi eta kure w'igitutsi Rosiri de konema Imana yabakuye w'igitutsi Sheni widekoza nangi ko bagiye kubana Niwisi eno Nabiri wi ena Taya wigezo biri Nisiri wi eno sikanema Desiri wi enema Himbazwa Yesu Lobi edaya siri wike Notida ngaya wiena Shimwa Yesu igitutsi cya diabete Shimwa igitutsi cy'umugongo Shimwa waheze mu bitaro kubera Himbazwa urakora byaranze Shimwa nyiringabo Kawi gero zekonema Biri wisiko Mini wisika tiranirwa ngo Losiri wi enema Imana ni gukura Himbazwa Yesu Chakora mu Shimwa Kawi genoba nosikita Bini wisiko Lobi ena wabonye akazi kaba Losiri widekonema akazi kaba No wi erema udasamba Shanara sika Beni widekonemo Bini wisini wi enema Nangaya wi eda Chiru muzima Chiru muzima Achiru muzima Achiru muzima Achira kubaho Achira Imana Nesombe niwa Nyewize kone Hibazwa Yesu Shimwa nyirigabo Shimwa mutabaho Turagushimiye kukuyeho Nahashi ukuyeho Nahashi Nahashi yaramereye nabi uyu mukobwa Nahashi warukumereye nabi we wa mubyeyi we ashaka gusenya urugo rwawe Nahashi warukumereye nabi we wa mugabo we ashaka gutuma hari ibyubura ashaka gutuma uhomba ariko Uwiteka avuganye nawe muri ayo masaha hani wize ko aravuze ngo Uwiteka agukuyeho iki gitutsi wa mukobwa we ubukwe bwagiye bupfa ari bwinshi Imana ivuganye nawe iravuze ngo ikuyeho iki gitutsi rega hari ibyangombwa bavuze Imana ivuganye nawe iravuze ngo ikuyeho iki gitutsi akira ubundi buzima akira izindi mbaraga akira ubundi butware akira gukomera akira kugugana hari indwara urwaye rega yakugize igitutsi ariko Uwiteka avuganye nawe aravuze ngo one dosike dobini wisekone mashateko mini wiseko Imana igukuyeho Nahashi akira gukira uburwayi umaranye igihe akira gukira Imana igukuyeho Nahashi imbaraga zaguteye utagaho zaturutse Imana igukuyeho Nahashi akira ubutware akira ubushobozi akira imbaraga z'Imana uzetitawe eba intabaza n'amasengesho iyo dusenze turimo turasenga akira kongera kubaho akira ubuzima akira ubuzima uyu mugongo urwaye akira gukira uyu mutwe urwaye akira gukira aha muntu urwaye akira gukira iyi kanseri urwaye akira gukira iyi diyabete urwaye akira gukira ofisa ya sita akira gukira Imana yo mwivu igukuyeho Nahashi Tando sita ya beria fo Dawaya wize bonema Imana ishimwe Imana ivuganye nawe iravuze ngo umuntu wese wiringiye Uwiteka amubereye ingabo imukingira mu byago no mu makuba imukuriyeho Nahashi wari umutuze imukuriyeho Nahashi washaka kumunogora ijisho imukuriyeho Nahashi washaka kumera nabi Imana irakuhagaze Imana irakwima Imana ishimwe Nahashi yayuciye Imana ishimwe Nahashi hari Losiri widekotarame ariko umwuka w'Imana arambwiye bofose kiriwe ibyo Nahashi yize ne wazanga ya sidekota ko bizakubaho nabone ko bikubayeho biri widekota igitutsi Imana igikuyeho himbazwa nyiringabo tugiye kwakira mushumba dusenge losede kone ne wazana ane wasidekota ariko igitutsi Imana biri wideda
kiri kubana kwiga byaranze cyaba igitutsi ariko imana ikubahase ubuzima bwawe turagushimira amen. Nagira ngo mbere ko dusenga gato mwihangane ndumva nezerewe kugira icyo uvuga umunota nk'ibiri dusoza. Imana yavuze kuri wowe ntawo kizagukurikirana paka nubwo nahasha gukuriki ariko Uwiteka akubereye maso ntago bigombera iminsi oya ntarindwi Imana itatanyije ibyari bifite n'ubundi ngo bazagutera baciye mu nzira ahubwo baciye mu nzira zirindwi ariko Imana hari icyo wongera ku cyo cyigisho oya nta kindi ejo kugasurwa Imana ikoze igitangaza yego irigwatirije itatanyije abanzi rero nkubwire yego urimo wigiye urimo uvuga gutyo yego yebise mbona abantu bane yego bafite inzandiko bajya bareba bakumva n'igitutsi ku buzima uwa mbere tugiye kumusengera Imana imukurizaho cyamunara y'igitutsi yego cyo ni igitutsi tobe sikorera wa kabiri umugabo yamubwiye ngo ndashaka ko dutana sinjye gushaka mu rugo wo mu Bubiligi cyo ni igitutsi urugo rusubiza kigaruye yego gatatu n'umugore rumaze igihe asengera abana be kubera kunywa ibiyobyabwenge baramunaniye Imana iramugengera yamugaruriye amen igitutsi cyanyuma n'umukobwa ngo bajya bashaka bakuze yego none we gukura byanarenze yego kandi cyabaye igitutsi yego ngo amafaranga afite ngo yabuze n'uwamutera inda ngo nibura byarakana yego nagira umugore ko na Imana imukuyeho igitutsi kandi mukure ubukwe bwiza amen kandi ataguze umugabo amen atanakoza amakosa ye nkunda kuvugira ibintu buke cyane ntavuga cyane ariko murumva uburemere bwabyo wa mbere n'uwa cyamunara si igitutsi ni igitutsi oya ko mutazuzi ni igitutsi si igitutsi ni igitutsi si igitutsi ni igitutsi divorce itunguranye si igitutsi ni igitutsi ariko shimwe umwana wagucitse si igitutsi ku muryango icyakane ko havuze ngo afite amafaranga wabuze n'umutera inda bageze ubwo bifuriza ko umuntu atwara inda y'indaro ngo agiye kuzaza atabyaye si igitutsi Imana imukoreye ubukwe rero toramando sayazekota nevaria niba tugiye gusenga ariko uzi kurwara imitsi uri umukobwa si igitutsi mushumba karibu nawe ngo iminota mike hari n'undi mwuka Imana ambwiye yego azatwumva pe afite igitutsi ni kumuka Imana ambwiye cyo kutagira urubyaro ku buryo yageze n'ahantu shima Yesu umugabo we amuca inyuma aragenda abyara umwana hanze arabyihangana ndagushimiye Imana imukuye igitutsi yego ntabwo yemeye ko indaya itwara umugabo we amen shima mbonye Imana igarura umugabo we shima umugabo yaragiye kubera ko umwana ashaka umwana hanze yego indaya yifuzaga yuko umugabo imwegukana kandi hari umudamu w'isezerano umukemana arambwiye ngo Imana imukuyeho igitutsi imuhaye urubyaro ikindi kandi umugabo we arakishijwe agiye gukizwa amen reka dusengerere Imana niba nta wundi ndyamanye ku Imana imuvuye ryamanye tumangiye gusubanya ijambo ry'Imana niba nta wundi wumva hari icyo yavuga oya mu byo Imana ivuze ni ibyo ngibyo tuvuga iby'Imana itubwiye ntabwo twarenzaho ntitukarenzeho umukozi w'Imana nawe nibyo nagira ngo duheshe umugisha abakozi b'Imana yego tubabwire ngo nubwo tutavuze ibyawe nubwo utiyumvisemo ariko ijambo ryiyumvemo yego igukureho igitutsi igukureho impano z'ibiti igukureho igitutsi igukureho akazi k'igitutsi igukureho igitutsi igukureho amagambo igukureho igitutsi ikurinde kurya bagutuka igukureho igitutsi igukutse ku manywa na nijoro igukureho igitutsi igitutsi cyo mu muryango igukureho igitutsi igitutsi cyo mu bavandimwe igukureho icyo gitutsi igitutsi cy'amadeni igukureho igitutsi igitutsi cyo kubura uko wigenza igukureho igitutsi igitutsi cyo kubusiga uri wenyine igukureho igitutsi cy'amagambo kigukureho igukureho igitutsi kandi uko Imana ifite ubushobozi amen Mana nyiri cyubahiro nyiramahoro nyir'urukundo turagushimye tuhagaze muri gusenga rwawe duhagaze kuri iyi cana turaguhimene wa tuvuga ibintu byinshi turavuga ngo Imana yumvise gusenga kwacu kandi Imana yemeye gukora ibikorwa urakoze kuri Imana izi byose kandi urazikoze kuri Imana igishobora kandi abakozi twiringira kuko nahasha akozwe n'isoni abo yari kumugora ntababonye haleluya
hari ibintu hinduye kandi tubyakiriye neza. Happy for God. Ku igitutsi kuba afite za diplome za heza turagushimiye ko kuyiha igitutsi kandi 2021 turifuza kubona umugisha wawe kuko uyu mwaka waradututse bihagije nubwo wagiye kwishira ariko hari ibyabaye mu bantu kandi yagushimiye mwana ibyo kurya by'agahato byose mwabyigize abantu bahoro bavuge neza. Turasengera abayobozi bacu uhereye ku muyobozi mukuru nyakubahwa umuyobozi wacu tugenda ukagera ku muturage wo hasi. Turasengera abacuruzi mu izina rya Yesu, turasengera abakozi mu izina ry'umwami wacu, abakora iby'umutekano, turasengera amaserivisi yose mu izina ry'umwami wacu, abakozi ba leta, turasengera abakozi bigenga, turasengera abakorera mu rugo, turasengera abajya mu kazi, turasengera inzego zose, turasengera ku Rwanda mu Rwanda kuri igitutsi kuri igitutsi Abanyarwanda bagiye mu mahanga, Abarundi bagiye mu mahanga bagiye mu Burundi, Abanyarwanda mw'Imana, abo mu Rwanda n'abatacyumva, twanze igitutsi ku buzima bwabo, kuko mwami twifuza ko abantu bagira kuri igitutsi ku bakarani, igitutsi ku bamotari, igitutsi ku babanga n'abaturage inyama, turagira ngo urakoze mwami ko mvise gushimira Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Muyobozi ndibasubiza ijambo rero murakoze. Inshuti zagusengerwa ikiganiro n'akagaruka imbaraga ziba mu masengesho uyu munsi Imana Amen. Bye bye. Amen. Imana ibamugisha mwinshi cyane.